bari around East Africa, East Africa, Kigali, Rwanda. Nizere ko meze neza cyane abantu bo mu burasira bwaryo bw'u Rwanda, mu burengera bwaryo, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo, even Kigali City. Reka nizere ko meze fresh muri boku cyane. Nitwa MC Mr Bato, Mr Vibe mu kibuga. Ndabona ko nari njenyine kabisa, nago ndi njenyine mu isaha kabiri. Urabizi ni bisanzwe mba ndi kumwe n'umutumirwa w'umunsi. Mutumirwa rero kadusangiza kubyakora, kadusangiza kubyakora, byaba ngombwa ukaba wanamwigiraho, ariko the main purpose is just to promote him or her. Nawe akagira kuri level runaka ageraho, akanadusangiza ibyakora tukumva kuko niba bifite ikintu kizima bishobora kumugezaho ndetse bishobora kumarira societe, bikamarira na societe. Nicyo kintu cy'ingenzi cyane tuba tureba. Sasa ikaze cyane rero. Sasa hanyuma ndi kumwe nande ku ruhande rwanje. So nje nitwa Zubahira Sovadence Kapuru, first content creator Gisimba mu gace. Sinagena n'abatayemo. Dorokasi, kubera iki wagiye gushaka mu Bufaransa nugaruke mu Rwanda? Kubw'intambara zaza gumusubirizo. Ariko se Dorokasi, iyo wambuka iriya nyanja ukigarukira mu Rwanda ukava mu Bufaransa, nabonaga kwambuka ari hurizo. Ngigiye mbabona ko wari uri kumwe n'umwana ndi kwizamukira nigira mu Bufaransa, yukatira rira soko rya Overdance Kapuru ukinywera amazi, ni wari kumeze neza. Isoko y'imirimbo yari yarakamye. Big Brother ameze neza cyane rwose, urabiyumva. None se umuhanzi ko numvishe rimwe na rimwe just ndi kukumva, numvishe harimo wari umeze nk'uri kuvuga just rapid quick, ariko nanone ukongera ukavugamo nk'uri kuvuga umuvugo. Uri umu poet, uri umu artiste. So guys, ngiye impano zanjye ni nyinshi cyane, sinzi ukuntu nabivugamo, ariko nyine ikintu gituma wenda byibura ubu aka kanya utuvugana ngiye nkora ibintu by'ama challenge cyane. Uri umu challenge. Ndi umu challenge man, kuko role model wanje amwita Josh Challenge, I think uramuzi. The Josh Challenge muje no kora kuri Kestu, nizere ko muzi bya dance. Je rero ni we role model wanje bumeze neza cyane, niyo impamvu nyine nkora ama challenge, suko wenda nyakunze, suko wenda nyakora neza ngo abantu bayakunde, ariko ku rundi ruhande mba mbibona ko abantu bayakunze. Ko ngubu ku ma TikTok mba nkubita cyane. Ejo nakoze challenge indi kuzamura umuhanzi mu buryo se bufatitse nyine bwo kumugira ngo supporting indirimbo ye iti kubita 100 kandi n'abantu babakoresheje sound bikagenda neza cyane. Ndagira ngo bwire rero ikintu gituma wenda nkora ama challenge, suko wenda ari byo nkunze cyane man, nuko nyine wenda nta bushobozi man. Urumve noneho ibintu nkora bikaryoha gutya, niba nta bushobozi ubwo mfite ubushobozi nakora ibimeze gute. Okay, just Overdance Kapuru niyo mazina niko numvishe ko witwa Overdance Kapuru. Nitwa Overdance Kapuru, Zubahira first content creator Gisimba mu gace. Gende Gisimba. Gisimba mu gace, mu kai gace. Nje undi nuruka ingoma ara biti Kibungo. Gusa abantu muri kundi bani muvuge ngo naze ugataro. Bro nateze rwose, nateze kabisa. Ingoma mu we murenge. Ngoma mu murenge wa Mugesera haraye epfo rwose bari kubaka uruganda. Umurenge wa Mugesera. Umuriro watugezeho niyo mpamvu mubona ndi kwaka rwose. Umurenge wa Mugesera umuriro wabugezeho. Cyane mu minsi mike ndamfite dread. Nawe ufite dread mu mutwe. Bya danje. None se brother, numvishe ufite ushobora kuba uri umuntu usetsa byatari. Uzibye ubwo buri ya challenge twazufata muri kategori y'aba comedians. Y'aba comedian. Nawe uri umu comedian. Bya danje. N'ubwa mbere ugeze muri studio za televiziyo zacu. So n'ubwa mbere ngeze muri studio za Goodrich TV. Ndabashimiye cyane ko bamwanyakiriye nka MC Rim, ndakwemera bya danje. Asante sana bro. Kuva kera ndagukurikirana. Asante sana. Hanyuma musaza, igitekerezo cyawe guhitamo gusa buryo nakumvisha ndumvisha umuntu ushabutse byatari, ushobora kuza kwihutisha ikiganiro cyanjye nkunda abantu bashabutse byatari. Natwe igihe cyacu kibari gito cyane. Nyuma Overdance Kapuru utangira kwitwa ngo Overdance Kapuru. Kapuru ni ibiki? Kubera iki wise Overdance hanyuma Kapuru bisobanuye iki? So guys, byahereye mu bwana bwanjye aho nigaga primaire. Nari umuntu utera imigeri bya danje, urumva. Utera imigeri gute? Nakinaga imigeri nyine kurwana, nararwanaga cyane. Nari umuntu utera imigeri primaire mbishoboye, nugire ngo burango nitwa Igisimba ngo biturutse vuba aha. Byahereye aho ngaho Igisimba burya. Byahereye aho ngaho Gisimba mu gace narateraga imigeri bya danje. Noneho kunyita Zubahira sa ngaho naricaga, ni kwa kundi wenda mu meri yabagambye ati jya kwishuri gutya na gutya, je cyo gihe nkahita nicira mu zindi boro nkaza kugera kwishuri wenda nyererewe, gusa ubwenge nari mbufite na n'ubu
ndacyameze neza cyane. uraza muri nko muri 20 ba mbere hano batatu ba mbere aho ngaho niho mba nibereye bya danje rwose. Batatu ba mbere niho mba nibereye. No mvuye primaire Kapuru rwose meze neza. Kwiyita overdance nahise ngera hari segonderi kigo nagiyeho mbona abana bafite impano bya danje mba ngiye muri dance zabo ndakubita abantu barankunda ikigo kirankunda bya danje nzi kubyina ariko impamvu nabigaragaza nta bushobozi na kamera danje man ndaza gusobanurira haruguru. Urumva bahita banyita overdance ntago bundi amazina nagenje wagenda guhita na abantu bayanyita. Wenda overdance byaturutse kuko wari uzi kubyina cyane. Hanyuma Kapuru byaturutse Kapuru urumva nahise mbakubitamo akantu k'agafilme ka danje babona meze nk'umuntu ushaka gukina nka Mitsutsu. Igihembwe kimwe banyita Mitsutsu ndakubita gutya ngarura boro babona nje mu buryo bwa base buri koko avuga ati uyu mwana buri Kapuru uburyo nanabisobanuraga neza ni umuntu bese urenze bya danje mu binakora. Ndavuga ati uyu mwana baravuga ati uyu mwana ararenze. Abayobozi b'ikigo rero bahita batangira kunyita Kapuru. Okay big bro, thank you so much. Hanyuma reka abantu bakiri kutureba sibyo bakidukurikiye gutya nakiriye umutumirwa yitwa Vadence Kapuru. Just nago nakira abantu bafite izina just mbangira ngo nshepinge na babandi bakiri hasi batarabona aho bagira aho kwakira babandi bari bafite izina bamaze kubona aho bagaragarira bariya nagari priorities zanje mubona akira just ni babantu badafite support. Anyway mu buryo ari kubikubwira ushobora kuba utabisobanukirwa utabyumva neza. N'umu TikToker n'umu content creator w'umu TikToker ariko ukorera ahantu kure kabisa. Wenda turaza kugenda tuganira za challenges siwe no gufata umwanzuro ukomeye cyane akanyura muri ibyo bihe bikomeye akabasha kwigiza hanga. Reka tubanze kuri technique badushyirireho nk'imwe muri video uburyo yaktingamo action ziwe tubanze turebe hanyuma noneho tuganire mu muzi muri kureba ibyakora no TikToker. By the way turagaruka mu kanya tumaze kudukinira kano ka video ka action ziwe. Dorokasi kuki wemeye gusiga Vestina ukajya gushaka umugabo waguteye inda? Igihe cyari kibaye ariko Dorokasi kuva ushatse umugabo kutaragaruka mu Rwanda ugutegereje iki? Ntegereje umwanzuro wa nyiribihe. Se kubera iki bikubayeho byose witabazirene? Erega ni umfatiye runini. Ariko Vestina ko bateye Dorokasi ndawirebera kuki wahise witabazirene ubwo yakwihorera? Ntiyari kunyihorera nubwo navuze nongorera. Irene akimara kubazamura mukaba abahanzi bemewe n'amategeko mu gihugu cy'u Rwanda ko muririmba gospel mwatashye mumubwira ngo iki? Kandurubuturo umubabaro wahinduye amashimwe. Vestina ukuntu usigaye ngana nk'abakecuru ni biki byatuma umugabo wawe ugasanga Irene ngakubomora? Ibica ntege byatuma ntesuka. Ariko Vestina ko wamaze gushaka umugabo mukajya kuba mu Bufaransa ubu mwubatsi rugarahe ngo nzabasure. Byabuye rizima rikomeza imfuruka niryo nubatseho. Vestina ko bakubomoye ukabungana nk'abakecuru umugabo agukubise ugahungira mu ishyamba imifatango ntiyakubuza gutambuka. Imifatango yambuza gutambuka. Vestina ngo wawubeshye nukuri umeze nk'umukecuru ku buryo se niyo imifatango utagufata watambuka iranyanja. Nta bunini bw'inyanja bwatuma ntambuka. Dorokasi kuba Vestina gusiza akajya gushaka Irene asigaye agukoresha ibiki? Amhindura umucyo w'ishangaje. Dorokasi ko Vestina yambwiye ngo nzakubwira uve kwa Irene nawe ujye gushaka ibyo ni ibiki koko? Ubwari uvuze sinzava ku gicaniro. Ariko se ubundi Dorokasi ubwo urugamba rwo kugira ngo uzave kwa Irene nawe ubone umugabo ureke kugumirwa rugeze he? Urugamba rugeze mu mahina. Nyako numva nashyushye nshaka kubomora wambwiye icyo nagukorera. Bireke. Umva please shani nago nabireka kabisa ahubwo mbwira icyo twakora cyangwa se tubipange. Shani official kiwanyu bagufuhira ubu nagera imbere ya pabukwe njyewe ngira inama mbivuge cyangwa mbireke? Bivuge nibibafo babyange. Ariko se nawe uretse kumbeshya ubundi ngusabye bakakuma wajya imbomoza buri munsi. Every time dupange nanjye byange ndipange. Zeotara Yo kubera icyo wakoranye na yama ndirimbo y'indaya.
dukwiruka ku byanje muzanje je nabanje ariko amakuru dufite ngo nawe murafana Bruce Melody da fana imbere iyo niga ifite duse amenya mera ku mazigo nituri nigana aramenya aho utuye aho niba unamwihakanye gira ikintu mubaza imbere y'abantu ko wiyanjyana wayihawe nande wowe kandi nande ariko nawe ukuri urakuzi Bruce Melody ni uwa mbere we na The Ben ntabwo muzi kuririmba pe ongera utuvuge nkumva nkujyane gusura abariyo mwumva hano isi nijuru ntabwo nakongera kubavuga ahubwo se The Ben we yimitswe nande muri muzika Big welcome back nitwa MC Mr. Bato Mr. Vibe wrong side bam side ndi kumwe n'umusaza yitwa Vadence Kapoor meze neza shameze neza cyane igihe cyose mba muranaka niyo mpamvu nitwa Zuba Rirasa Vadence Kapoor Zuba Rirasa Vadence Kapoor Zuba Rirasa Vadence Kapoor akantu k'izuba rirasa ntabwo nari nkazi akantu k'izuba rirasa urumva nabanje aho ngaho muri Tronkome narakubise gutya mpita nzamuka njya kwiga boarding kwiga mbayo noneho ho mageze noneho bamenye naranahagera niyo mpamvu yo nahise nita Zuba Rirasa uko narabarasiye warabarasiye kabisa narabarasiye byamo fresh yitwa Vadence Kapoor hanyuma ibyo nibyo bikorwa byiwe iyo video igaragaza action ziwe ibikorwa bye nubibona neza ukaza niba wabyitayeho neza koko urabona ko video yiwe ntago igaragara neza kabisa hanyuma tuhereye aha ngaha ni material ukoresha nizihe yuri gukora bira bintu ibiki ukoresha mbere na mbere ndashimira Airtel yazanye tuno telefone bita Imagine Pro Imagine nari Imani sorry riko ndayishimira mani kuko iyi telefone kugira nyibone nabwo byabaye uburyo bw'abasupport bw'abantu mani baramfashije mani ndakabona mani ko gufotora nagiye inyuma kamera y'inyuma ikora naga kamera k'imbere mani nkoresha gusa nyine nako kugira umuntu agakoreshe no kwihisha ahantu mani za challenge yuri mu cyaro ngakuriya ntago hapfa kuzikora abantu bahita bavuga ngo uyu mwana ni umusazi mani ibintu bitaragira bitagufitiye bitarakugirira akamaro bivuze ngo still nawe ukoresha Reason to Imagine bro wiga mu kangahe niga senior 5 wiga senior 5 bimujyanye n'iki software development nibyo wigamo hanyuma urabyikorera ugabikora gute ubanza gufata ka video hanyuma ukaza guterateranya turatu video donc nk'umuhanzi ari nk'abahanzi nyine baba bakizamuka nanjye ndi umuntu ufasha abanzi bakizamuka kuko ku rubuga rwa TikTok nkwikirwa n'abantu 40 urumva nago nabura gutanga support ukurikirwa nawe 40 kuzamura rero umuhanzi aranyandikira n'umupromoter man umujene araza akambwira ati mfite akaririmbo gashyashya nkorera challenge indirimbo y'inyidownloadinga ku rubuga rwa YouTube none narangiza nkayikataguramo duce kuri abo mwabyumvishe none nkajya ahantu hatari abantu nyine kabisa nka challenginga nkazihuza nkeditinga nkahita na uploadinga abajene banje bari hafi aho bagahita bayizira by the way reka ufiteho nka video zingaye kuri TikTok yawe ni video zisanga 100 kabisa video zisaga 100 zonyine zagwa aba followers barenga 40 yego 44 44 na YouTube gusa mbanzifite kabisa na YouTube urayikoresha na YouTube TikTok witwa gute YouTube witwa gute TikTok byose ni ibisanzwe no Vadence challenge yukoze search witumbona cyane ku Vadence witumbona kabisa hanyuma Vadence ujya gutangira urugendo rwawe hari abantu ngubu nka biragoye kuzashomera nurangiza ejo bundi mu gatandatu ariko se reka twigireho nk'urubyiruko sibyo urubyiruko muri iyi minsi content zarabuze ariko ari no gukora n'ibikorwa bitari byo sibyo ugasanga ubushomeri bwabaye ikibazo kandi wenda n'imyanya y'akazi ka leta nayo wenda ni miki ariko niki wowe utangira utubwira uburyo watangiyemo ubwo biraba biri no gutangamo message by'uburyo n'umuntu wari we wese ashobora kwicara karyama gatekereza kuvuga ati aka kantu nagakora gute ariko ikibazo kihaba abura materiel hari nk'umuntu ushobora kuba yaba umucontent cyangwa se akaba mu blogger ariko kubera ko na kamera zirenze afite na iPhone afite akavuga ngo ubu nafite bira bikoresho ntago byakunda nafite bira aho ngaho uze gusa nk'utanga message unahere ku rugendo rwa buryo wabitangiye